Ese mute iyo usinzirira mu nzu aho kugira ngo ugume kuri iryo zuba ntacyo twakwicara mu nzu ntabyo kwicara mu nzu n'ubundi se hanze se sanzwe nkicara ahubwo nimba wumva izuba ryakwishe tayibanye njye kuryugama uzi mute turi gupfa iki kuri kumbwira nabi gutyo ngo utwaye akuruga ubwo nta soni ukifata ukajya kunteza mama ubuzi biguma mfite mu mugongo kubera wowe yewe rugamba wangize ukaza unyisekeshwa akira impano akira kugira ngo ukunde ubone uko uneza mama aze ambuze amahoro ubu uko njye nawe twaganiriye nkaho bwa basi ubu nayo ntangiye kutuza tugana wumva ndatuje ariko do inyiturano n'uyo kumfata ese mute ibintu uri kuvuga urakomeje sawa ndetse njye naguteranije iki kuri mama wawe nese wowe iyo witoba ukajya kubwira mama ngo nakwanze ko buri kimwe cyose nakigusobanuriye ngiye rugamba mvugana na mama wawe ibyo bintu nukuri ko Imana niba ariko yakubwiye mama wawe yarambeshye njyewe mubwira ngo Mutesi yaranyanze nese ubundi ubu nambimubwira ngo bigende bite ngo akwigishe ngo abigushishe reka ntabwo ari njyewe umuntu ni mugari koko ariko ntacyo ese mbwira uko byagenze bite ako nicyo utazi ni iki nzi se ahubwo sibwo singize umusazi ariko n'ubundi narasaze ubu iyo nifashe wa mugani nyuma y'uko na mama wambyaye yanyenze akabaherwa ntunaza amonda agira ate nkumva ko umusore w'abandi ari buje kunyishingira kumbi nawe cyashara n'ukuza gukina n'ubwonko bwanjye wagize ukajya kunteza mama Mutesi reka mubwize ukuri ibintu byose uri kuvuga nta na kimwe mbiziho habe nta kintu na kimwe mbiziho nimba ari we waruje kureba ahubwo n'ubundi ntawe hari ngaho igendera ese mute ubundi njyewe bakubwiye ko njya mbonana amababi cyangwa tuganire mute ibintu byose uri kuvuga ntabwo nigeze mpura na mama wawe ngo tuganire ngo cyangwa nze murebe ngo tuganire reka ibyo uri kuvuga nta nubwo nzi naho yabikuye niba ari nabyo ahubwo ntabwo ntekereza ko umuntu w'umukecuru yakifata akaza akampimbira mbeshyera ntamubwiye ngo waranyanze gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe ko n'ubundi nta kintu gishya nkibona muri ubu buzima haba ibyo byabaye haba uko isi yamfashe nyuma y'ibibaye n'abantu rero ibyo bakora byose ntugire ngo kubikora hari icyo mama bizahinduka bikakankorera undi azankubita nk'ibisanzwe azambwira nabi nk'ibisanzwe rero nimba ari nayo kata wumva wagwe yo kujya kunteza mama ase mute ntabwo nakomeza kwihanganira kumva ibintu uri kumbeshyera gutyo ntabwo bishoboka ibintu byose uri kuvuga ntabwo ari byo ntabwo nigeze ngewe nyunza ngo ndebe mama wawe ngo mubwire ibyo byose ko ndabizi yuko utabihisemo niyo naca kuri nta kintu byaba bimaze ese ubundi abihitamo ngo bigende bite urumva uhita icyo twere no kukivugaho sibyo twere no kukivugaho ariko urabizi yuko ibyo bintu ntabikora niba unzi neza ukaba uvuga yuko unzi urazi ko ibyo bintu ntabikora mbese ubundi ari hehe nawe ureba muganira ndabazi umubazo n'ibindi arakubwira murezi uko wabigize ukuri akantu mu gatari noneho ntamwegera amagambo mute
ibyo ntabyo navuze, ntabyo nigeze mvuga pe. Niba nakutekereza umenye yuko ari ibinyoma, ibyo ntabyo navuze. Uzi ikintu nakubwira kimwe, nyuma y'ibyo byose byabaye n'ibiriho ubu, genda ukarabe bere muho mu buzima bwawe. Nanjye ndacyari afite ibyanjye ndi kurwana nabyo, kandi ibi ni ubwa nyuma tubiganiriyeho. Karaba numbona ajya umbona nk'umuntu muziranye gusa bisanzwe. Mute ntabwo wafata uwo mwanzuro ushingiye ku bintu nk'ibyo ngibyo by'ibinyoma, ntabwo nabikwemerera. Ntabwo tuzongera kuvuga kuri icyo kiganiro. Mukecuru. Miriwe. Yewe nanga umuntu unyita mukecuru, rero umukecuru ibyo ari byo byose reka tuganire. Utongera kunyita mukecuru. Ntabwo ndi bukwite mukecuru nubwo nitwa Nyirangara. Naba mbese. Umubare nkubwire mubyeyi. Gize amahirwe ndakubona. Kuri umuntu mukuru ubu urifata ukajya kumbeshyera. Ukajya kubeshya ngo ngiye nakubwiye ibintu tutarigeze tuvuga, ushingiye kuki? Ibiki se? Iyo ugiye ukabwira ukavuga ngo ni njyewe ngo narakwibwire ngo Mutesi yarambenze. Ko muri abantu bakuru gute mwifata mugahimba ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibinyoma? Ngo nagize ntago ndimo kubyumva. Wowe ugenda uvuge ngo njyewe narakubwiye ngo Mutesi yarambenze. Mbibwire ndese nicyo ndi kukubaza. Nabibwiye ndanaganiriye. Wowe ubwiye Mutesi ngo ukanamukubita ukagira ute? Mutesi se niwe wabikubwiye ngo niko navuze. Wowe bimbwiye. Ubu wagenda kazana Mutesi. Yaba ari hafi. Uwazana Mutesi yaba ari hafi noneho yabisubiramo. Jesse nkunda amazina. Hanyuma n'injye uyakunda se? Yaba harakabyivugira. Utambuka ureka nigendere nawe ugende. Maze imyaka 68 k'uyu musozi nta muntu ndagirana nawe ibibazo. Kuba rero umwana wanjye yaratwaye inda mwikomeza kunyivuga hejuru. Urumva? Rero mubyereka nkubwire. Kwikomeza tudaserera muri uyu muhanda. Umwana wanjye yatwara inda nta mahoro mfite. Urumva? Nabibwi ngo Mutesi ngo yakubwiye ngo navuze ngo wamuteye. Nako byavuzwa na kira gituro ngo ni muri muna wawe. Naka ari wawe wabibwi. Ani soni. Oya buretse. Niki sumbaza. No kunyishima hejuru. Muri muna agiye gutwara umukobwa wa kwantuza ngo niba ari ngo fofo nimba fofo. Ngewe wanjye mu mutiku bamutikuriye ibisyamete haragiye kubimbyariraho none uravuga ngo naravuze ngo ntago ari muri umuna wawe. Nikora ntago ari wabwiye ngo kiragicucu. nta n'isoni urampagarika. Siko nakurega bikagukoraho nta soni. Mwarangiza ngo ndi umunyamahane. Mama ngaho mbabwire. Niba ikisoni ntacyo mvugana nawe. Niba nkubwiye nawe mbabarire urabizi ko nkunda. Ntiyagira abagumya kumvuga hejuru. Umwana wanjye nyine narabonye komeza urugendo wigenda. Siko wariye karungu ubundi. Nariye karungu urumva ibintu ntangira ujya kumbwira aha. Ngo nabwiye Mutesi. Nese ndi kuvuga urumva ari amazimwe. Twasa na kira kirambo ngo nikira umuntu cyane. Ariko niwe yabibwiye none warabivuze. Mbibwira nde? Wowe uravuze ngo Mutesi. Ngo Mutesi yarakubwiye ngo naramukubitaguye. Ngo mvuga ngo niba naramukubisa namukubise. Tega amatwi. Namukubitiye ko avuga ko yanga kumbwira wamuteye inda. Rwose iki gicucu ngo Nikorode kira kirumunda cyawe twahubiranye ngo kivuye iwanjye ngo nayi narabuze ngo nanje kubatumira mu bukwe saho byavuye ngo agiye kurongora ngo nimba ari fafo ngo kwa ruvanze ngo nimba ari iki namubwira nti nibe nawe rata nibe n'umukobwa kwa ntuzura mujyanye muramwanguye naho wanjye aheza aho ngaho ngo yahaheza ngo siwe wanze muri muna wanjye siwe wabimbwiye. Hari undi muntu nigeze mbibwira nta n'iminsi birashira dore n'ejo bundi. Mama mbabarire urabizi ko nkubaha ariko nari narakajwe n'ibyo bintu. Kandi nawe nicyo cyabivuze. Nushaka kugica umugongo kizananirwa kujya kurongora. Ariko ugabanye uburakari. Nta kibazo ngaho nawe igendere mwana wanjye ngaho igendere. Sawa murakoze. Akaja nasufite ngo njye kwinywera gashero hepfo. Yawe. Usoko ntayo nagenda narindi kuragira iyo ngiyo ntago mbijya ariko humura. Uraza kuza mu rugo kusefe unzaniye. Nta kibazo. Nusanga nta hari unsigirire ntuze kiragi koshwa ngo nigikoshwa. Ukorobo. Uza kumumpera. Yego.
wowe uramwihora ni ikigoryi aho mufatira ndamwereka. Claude! Claude! Wo Claude! Akunga kubazo wa gicucu. Ako si nkawe. Uri umuntu w'umugabo ukagenda ukigira injajwe. Ugenda uvuga ibintu umuntu atagutu utekereza neza cyangwa uri igicucu. Ubwo nawe uratangiye. Aho se wowe ibyawe buri gihe ubwenge bwose ufite nta kindi uretse kujyanamo hano. Nese hano hari umuntu utuma yundi. Oya, ndashaka kumbwira ukansobanurira neza. Urumva? Wagiye kuvuga ari amangambure yawe. Ayaye mangambure se. Umuntu w'umugabo yigira injajwa. Ayaye mangambure se. Nge uranyita injajwa. Nge nani nakujajwaho. Ujya kubwira nyina wa Mutesi. Uri kumubwira ngo Mutesi ngo yarambenze ngo yanze ko murongora. Uruzura. None se nyine ntabwo yakubenze nyine. None se ntabwo yakubenze. Nese hari ikintu nigeze ngutuma wowe. None se hari utwika inzu gahisha umwotsi. Ariko ndumva nkubwire kurudi. Ndi muri muntu wanjye. Ariko nakwica urumva ukomeje kunkiniraho. Nose niyo mpamvu uzanye n'inkoni. Ise ni inkoni yo kugukubita. Ko nakwikubitira ngakwinigira n'amaboko yanjye. Ubwo rero nibyo mu gisirikare babigisha. Uri umuntu w'umugabo ukagenda ukigira injajwa. Ukagenda ukavuga ubugambo umuntu atagutumye. Ubutekerezo. Nawe usigaye umbangamirwa kabyo. None se nshaka kunsubiza. Wagiye kubwira nyina wa Mutesi bira bintu ndore wa. Nese ntabwo yakwanze. Nese nabigutumye. Wese wowe kwabimbwiye nyine wabimbwiye. Nese nabikubwira nk'umuntu w'umugabo nzi ngo ngura umuvandimwe ukagenda ukigira injajwa. Ariko ubundi reka nkubaza ibintu byose ujye umbwira njye ngenda mbivuge. Wanjye ngenda mbivuge. Nese hari ikibi kirimo. Ibihuru bajya hari ikibi kiba kirimo. Ahubwo ikizi ikintu kizimukora ni iki. Ni iki uzavuga. Umva rero nkubwire. Nenzi yuko ninkubona ndi bugufate nka gucurika. Ariko reka mubabarire. Nubwo byibushye wo ntugire ngo wandenza. Ariko se nigeze nkora njyewe. Nese bira bintu byo kuvuga ari. Njyewe twarahuye ngiye kumutumira. Wanza wumva. Uzi ibintu bakoreye Mutesi. Kwera ubugambo bwawe. Baragiye baramukubita n'inda kuyikuramo. Chuchu kwera ubugambo gusa. Nese wungutse. Ese umuntu mukuru bundi bamukubita gute? Hako ubundi kuki wihakana ibintu wakoze? Ahangaha hose amakuru arazwi yuko ari wowe wamuteye inda. Akora ufite ubwenge buzima ubundi wowe. Nawe muzajya mujye kwikosi. Indingana kuriya n'amezi maze ntahari. Amezi maze ntahari. Ntuyazi. Ubundi se nabwirwa n'iki utaraje. Asana. Ariko ubundi naraje singere mu rugo. Naraje singera hano mbaye naraje no umuntu wa mbere wagakwiye. Basi reka tubyoroshye. Ariko nubundi dukurikije amezi ufite urumva byanze bikunze ni yawe. Ariko reka ushingiye kuki. Niba uzi kubara niba uzi ubwenge. None se ubundi hako ubundi reka nkubwira mfwe. Uriya mukobwa ubundi si umukunda. Ko mukunda si ibyo ngibyo bivuze. Nese ubundi wamushatse nyine ukuvuga ngo yarakwanze umuntu w'umusirikare ukavuga ngo umukobwa ngo yarakwanze ngo kubi nawe waburi ikigwara. Wowe ubundi reka nkubaza. Ko ndi umusirikare bivuze yuko ngenda mufatireho imbunda kugira ngo yemere ko murongora. Hakoze ubundi byakunaniza iki? Umuntu ufata imbunda karasa. Umuntu ufata imbunda karasa. Kugira ngo yigarurire umutima w'umukobwa bakundana kubera agakosa kamwe byamunaniza iki? Mva nkubwire rero. Mutesi afite umuntu wamuteye inda. Urumva? Afite ibimusonga bihagije. Ntago nkeneye yuko ukomeza kumusonga. Basi nyine. Kuko inkoni yakubise yaba ari wezi kubita ubundi. Basi nyine umva nkubwire. Sibyo. Basi nyine mbare nyine kuba narabivuze. Nkubare se ubundi kunsaba imbabazi biramara iki? Biramarikira. Inkoni yakubiswe se ziravaho uburibwe yahuye nabwo arabwibagirwa. Reka mbwire ko nari muri umuntu wanjye. Musabe ikintu kugira ngo tutazigera dupfa ubusa. Ujye unyaho weretswe. Mvuga ibintu umuntu yagutumye. Nukomeza kunyigera igicucu gutyo. Sinkubeshye ubwanjye nzakwirangiriza. Ushaka kunda cyane kuvuze. Nawe ngo nukomeza kwigira ikigoryi gutyo. Ubwanjye nzakwirangiriza. Abantu b'iminsi bari kugenda amajoro biba.
nguteka sema unyuze aho tuzi ko mwanze hanyuma n'aba bana basimbuka urugo kumbe niyo wowe uhaca mapa sema kubwira ngo ntukajye wicara mu nzira yo mana maina mana we yo sema yes we basi ngona nkujyane kuryama ariko ndakubwira nakubujije kuryaga mutezi we karame mana koko ma usana narabuye mu kazi Sorry, bite byawe? Ni byiza. Yarambwiye ngo umuntu ageze imbere ya fande yifata neza. Ariko ko ntari na fande wawe da. Fande shaka rwose akoze amakosa pe. Rwose iyo tamutera inda ubu nta kibazo. Ariko nawe aba yanze kubivuga buri gihe ahakana ngo siwe wamuteye inda kandi nta wundi muntu wayamutera inda atari wowe. Kandi ubu ngubu niwe ugenda uhwihwisa ubwo bucucu ibintu utanahagazeho. Yewe se? Wowe nyine. Hakada? Yewe njyewe. Nese wigeze ubona ngende gutera Mutesi inda? Nese njyewe ugeze umbona. Ibintu byanabaye ntahari. Ugahagarara ugashinga ukavuga taba ryose ukayuzuza amagambo adafite shinge na rugero. Umbi ibintu utanafitiye gihamya. Rero nta nubwo njya mvuga rwose uretse wenda kuba wabyumva n'abandi bantu je ntabwo njya mvuga pemba nibere mu kazi nibere ku igare imva mu igare. Ubu yinyonzi twara umuntu mukura ku isoko mujyana hirya uri kumubwira ukuntu Rugamba yateye Mutesi inda. Aho ujya hose umugenzi wese utwaye nana abanyonzi mugira amagambo. Mwagiye mutwara umuntu mukareka kugenda muganira hari ubwo ibyo babishyurira. Njyewe niyo ntwa mugenzi nayo mpamvu akunda kunega nanubwo njya mvuga umura n'umugenzi nkamubaza amakuru ni meza yego none se mwana wawe yagiye ku ishuri yego none se hene yawe yarabyaye yego none se ninde ukiragira ninjye nuze ni murumuna wawe ibintu nk'ibyo ngibyo nta bindi nawe ubundi se naba navuze reka ubwo nyine urumva nta kintu wavuze hari ibindi kuvuga gabaze wavuze ubwo rero urumva ko rwose nta kibazo pe amakuru yanurukaho rwose sinzi babambeshyera bene n'igihe nkumva nkabura nk'icyo nkwita kandi umwana mwiza ahubwo se ubwo uri umwana nako ndi umugabo umugabo utagira umugore ndi umusore mwiza usiko bajyaga bambwira kera ngo turasa we nande njyewe nawe ahubwo nari ngiye kubaza papa kera mubaze niba atari ukuntu nyine nako ase urumva reka mubaze n'ikintu cyari cyanze nyine nabyibagiye kudasubira ku kazi niko none akundi reka mbabaza ikibari ndimo ni mwakimpaye wabambarije se nsigaye nyura kuri mahoro shishishishe yanze gusubira mu gisirikare baramwirukanye nagera kuri korode murumuna wawe ngo yanze kugenda ngo narakirambiwe ese uramukubita
njye narumiwe none nagira kuri Kamari we cyakora ngo waramuguriye buri munsi ahantu hose anyuze ngo mujye gusura ngo ngafande ngabagurire ngo mujye gusura ngafande abagurire njye narumiwe ahubwo se njyewe nanjye sindi umwana nk'abandi nanjye wamaye byibuza nanjye nkarya ku mafaranga yahafande inzira yakuzanye hano ariko urahibuka hafise akakanya ndumva mubwire be karame ibintu bijyanye n'akazi nkora ndabizi ko uri nk'ikinyamakuru abantu bose basoma kuko ntabwo ujya uceceka uhora uvuga rero reka ngutume sibyo nta muntu wanyoherejeho nari naragiye ngaruka nta wangaruye ni njye wizanye ni nanjye wari warijyanye ni igihe cyo kugenda nikigera ni njye uzongera nkijyana urumva yaba wowe yaba nabo muganira bose ujye ubambwira icyo gisubizo ntawampaye akazi nta n'ugomba kumbaza ibijyanye n'akazi kanjye uzababara azajya ku kagari azajya yakwitaba ku kagari ajye kubaza ikibazo cya Rugamba none se nzajya mbibabwira gute kandi bambwiye ngo nyinceceka niba ukundira uzaceceka hako nibikunanira guceceka icyo ngicyo ari cyo kintu cyonyine uzavuga kandi rero ujye uba umuntu w'umugabo urakuze